Dore ubwami icumi bwabayeho ku isi bwari bukomeye kurusha ubundi bwose ku isi. Ubwami ni iki? Mu rurimi rw'icyongereza ni empire. Ubwami bukomeye. Empire ni ubutegetsi bubaho mu gihe runaka bukarenga imbibi z'igihugu, bukaba bwanakwambuka imigabane bugakwira igice kinini cy'isi. Ubwami bwabayeho kera burakomera, ariko igitangaje kuri ubu nta na hamwe busigaye. Icyo gice cyose kigizwe n'ubwami butandukanye cyayoborwaga n'umutegetsi witwa umwami w'abami. Zimwe mu mpamvu zatumaga ubwo bwami bwogera cyane harimo ubukire n'imbaraga za gisirikare by'igihugu runaka. Zimwe mu mpamvu zatumaga ubwo bwami bwogera cyane harimo ubukire n'imbaraga za gisirikare by'icyo gihugu runaka, zagendaga kikigarurira ibindi bihugu. Tubane guhera ku bwami bwa cumi kugeza ku bwami bwa mbere bwabayeho bwari bukomeye cyane kurusha ubundi bwose ku isi. Jye ndi Niyonkuru Carine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye duhora twibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Nkatekereza ko umeze neza. Wowe utameze neza ibihe birahinduka, uyu munsi ushobora kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana, hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Nk'uko tubikesha igihe, ku mwanya wa 10 turahasanga ubwami bw'Abaromani. Nta muntu ku isi ushobora guhakana ubuhangange bwaranze ubwami n'ubutegetsi bw'Abaromani mu isi. Ubu nibwo bwami bwakoze ku mpande zose zo kubaho kwa muntu, aho bwategekaga hose. Uhereye ku iyobokamana, igisirikare, gucura intwaro zikaze z'intambara, ubugeni, ubwubatsi bukomeye ndetse no ku rwego rwa politiki, ubu bwami ntibwasigaraga inyuma. Ubwami bw'Abaromani bwashinzwe n'uwitwaga Julius Caesar. Umushinga we wari ufite intego zo guhindura imitegekere y'Abaromani bose. Ku mwanya wa 9 turahasanga ubwami bw'Abamongole. Umwe mu bategetsi babwo wabaye ikirangirire cyane n'uwitwaga Genghis Khan, wari ufite intego yo kwigarurira ahantu hanini hashoboka ku isi. Ubu bwami bwari igitangaza kuko bwari bufite ahantu bugenzurwa hikubye inshuro 3 z'aho Alexandre the Great yategetse. Genghis Khan yakomerekeye ku rugamba arwana, bimuviramo gupfa mu mwaka w'1227 imbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Ku mwanya wa 8 turahasanga ubwami bw'Abongereza. Ubwami bw'Abongereza bwabaye nk'ubwami bw'igitangaza mu bwami bwategetse isi ya rurema. Ni ubwami bwabaye bunini bitangaje bukwira isi yose. Ubu bwami kandi bwamenyekanye kubw'igisirikare gikomeye, kugeza aho kubw'imbaraga zabwo bwaje gukora agashya bwigarurira 3/4 by'isi. Dore ikarita igaragaza uduce ubwami bw'Abongereza bwari bwarigaruriye. Ese uratekereza ko ku mwanya wa 7 turahasanga ubuhe bwami? Ku mwanya wa 7 turahasanga ubwami bw'Abamakedoniya. Ubu bwami nta bintu byinshi buvugwaho uretse umwe mu bategetsi babwo bakomeye witwa Alexandre the Great wamamaye. Kimwe mu bintu byabugizeho ingaruka zikomeye kikanatuma buhirima, ni uko Alexandre the Great yari umutegetsi ukomeye, ariko akaza gupfa mu mwaka wa 323. Kimwe mu bintu byabugizeho ingaruka zikomeye kikanatuma buhirima, ni uko Alexandre the Great yari umutegetsi ukomeye, ariko akaza gupfa mu mwaka wa 323 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Aza gupfa atarateganyije undi uzamusimbura ukomeye. Ku mwanya wa 6 turahasanga ubwami bwa Ottoman. Ubu bwami bwa Ottoman bwamenyekanye cyane hagati y'imyaka mu 1299 kugeza mu 1923. Ubu bwami bwa Ottoman bwategetse i Burayi, Aziya no muri Afurika y'Amajyaruguru. Kimwe mu bintu byatumye ubu bwami buhirima harimo kuba bwarategetse ibihugu byategekaga bikishyira bikizana bikabije. Ntabwo bwivangaga mu mico n'imyemerere y'aho bwagenzuraga hose. Dore ibendera ry'ubwami bwa Ottoman ubu ni muri Turukiya. Ku mwanya wa 5 turahasanga ubwami bw'Abaperesi.
Ubu nabwo ni ubwami bwakomeye mu isi haba mu by'ubukungu n'uruhurirane rw'imico itandukanye n'ubunini bwabwo guhera mu myaka ya 500 kugeza mu myaka ya 330 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Ubu bwami bw'Abaperesi ni ubwami bwigaragaje nk'ubukomeye kandi budasanzwe. Ubu bwami bw'Abaperesi bwategetse isi ku buryo 45% by'abayituye byari munsi y'ubutegetsi bwabo. Reka noneho turebereye hamwe ubwami bune bwari bukomeye cyane kurusha ubundi bwose ku isi muri bwa bundi 10 bwose twavuze. Ku mwanya wa 4 turahasanga ubwami bwa Qi Dynasty mu Bushinwa. Mu gihe cy'imyaka isaga 300 ubu butegetsi bwamaze butwara Ubushinwa, bivugwa ko ari bwo bwami bw'abami bwaherutse gutegeka icyo gihugu. Gusa naho ikizamo nk'ikidasanzwe n'uko ubu bwami butayoborwaga n'ubwoko bw'Abahana ari nabwo bwiganje muri iki gihugu nk'uko hari abajya babyibeshyaho, ahubwo uruhererekane bw'ubwami bwa Qi bwakomokaga ku bundi bwoko buto cyane mu Bushinwa yitwaga Manchusi. Ubu bwami kandi bwari ubwami bufite undi mwihariko w'uko aribwo bwabayeho bufite imiterere y'igisirikare gikomeye cyane mu Bushinwa. Ku mwanya wa 3 turatekereza ko ari ubuhe bwami bwari bukomeye cyane kurusha ubundi bwose ku isi. Ku mwanya wa 3 turahasanga ubwami bw'Abarusiya. Mbere y'umwaduko witwaga Leta Zunze Ubumwe bw'Abasovieti habayeho ubwami bukomeye bw'Abarusiya bwategekaga igice kinini cy'isi. Ubwami bw'Abarusiya bwabayeho hagati y'imyaka mu 1721 kugeza mu 1917 nk'uko bigaragazwa n'urubuga rwa Spike.com. Nibwo bwami bunini bwategetse isi mu mateka, bwaheraga mu Burayi bukagera muri Aziya ndetse no mu gufata amajyaruguru ya Amerika. Ubwami bw'Abarusiya cyangwa Russian Empire, ubu nibwo bwami bwonyine bwabashije gukoma imbere ibitero byari bikaze bya Napoleon Bonaparte kandi buramutsinda bidasubirwaho mu ntambara zo mu 1812. Ku mwanya wa 2 turahasanga ubwami bw'Abazantine. Kuva ubwami bw'Abaromani bwakwigabanyamo ibice bibiri mu mwaka wa 395 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, Abaromani nyirizina bakomeje gutegeka igice kitari gito cy'Uburayi bw'Uburengerazuba, mu gihe agace k'Iburasirazuba kahise kigarurirwa n'ubutegetsi bw'isi ubwami bw'Abazantine budakunzwe kuvugwaho byinshi cyane. Ku mwanya wa mbere watekereza ko tuhasanga ubuhe bwami? Mu mwanya wa mbere turahasanga ubwami bw'Abanyamisiri. Abahanga bemeza ko ubwami bwa Egiputa cyangwa Abanyamisiri ari bwo bwami bukuze cyane kurusha ubundi bwose ku isi bwabayeho ku isi, kuko bwabayeho mu myaka 3000 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Misiri cyangwa Egiputa kandi mu gihe cy'ubwami bwabo bwavuzweho kuba bwarabaye ikimenya bose ku bijyanye n'uburyo bwo kuhira imyaka cyangwa modern irrigation. Ibi byayibashishije guhangana n'ikibazo cy'ubutayu bwari bukikije ibihugu byayoborwaga nabwo, maze icyitwa inzara kiba amateka mu Misiri cyangwa muri Egiputa. Birazwi kandi ko mu gihe cy'ubwami bwa Misiri cyangwa Egiputa aribwo habaye ikoranabuhanga rihambaye mu kubaka ubwato bunini cyane. Ubugeni n'ubuvanganzo ntibyasigara inyuma, ndetse byinshi muri byo biracyifashishwa n'aya magingo. Twarebaga ubwami 10 bwari bukomeye cyane kurenza ubundi bwose ku isi. Ku mwanya wa 10 twabonye ubwami bw'Abaromani. Ku mwanya wa 9 twabonye ubwami bw'Abamongole. Ku mwanya wa 8 twabonye ubwami bw'Abongereza. Mwanya wa 7 twabonye ubwami bw'Amakedaniya. Ariko kandi ku mwanya wa 6 twabonye ubwami bwa Ottomani. Ku mwanya wa 5 twabonye ubwami bw'Abaperesi.
Ku mwanya wa kane tubona ubwami bwa Qi Dynasty mu Bushinwa. Gatatu twabonye ubwami bw'Abarusiya. Kabiri tubona ubwami bw'Abazantine. Ku mwanya wa mbere twabonye ubwami bw'Abanyamisiri. Wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Njye wumvaga nk'ibisanzwe ndi Niyonkuru Carine. Iyi ni Niyonkuru Media. Wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye duhora twibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Ese waba ushaka kumenya amateka y'umuntu cyangwa ibintu runaka, wabitwandikira muri comment maze tukazaza tubivugaho mu magambo arambuye. Icyo mpora mbifuriza, Imana ikomeze yagure kandi yobore intambwe zanyu. Turabakunda cyane hano kuri Niyonkuru Media.